Nanjye mbasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbabwire ngo mugubwe neza nshuti zanjye nshuti zacu amahoro y'Imana bane namwe. Shimiye kandi DJ Master Ruben duhaye uyu mwanya wo kugira ngo twongere tubashe kuganira ndetse mbonereho no kuba rarikira kuza kubana natwe mu giterane. Uyu munsi ni amahirwe menshi duhawe n'Imana, n'umugisha Uwiteka duhaye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Mutsinzi, ndamushimira kubwe. Shimira Imana iduhuje kugira ngo dukorere Imana. Rero muri uno mwanya mwiza reka manza mwakina wabasuhuze noneho tubone gufata kano kanya tusenge Imana tuganira. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina ni Pastor Mutsinzi nkuko bivuze Geoffrey. Imana ibaho umugisha, n'umukozi w'Imana. Ndabishimiye kandi nishimiye kubana namwe. Amen. Akoze cyane. Suhuze inshuti zanjye, ni Pastor Nzabirinda Emmanuel. Turabana iminsi ku minsi ku macana atandukanye. Bene data ndabasuhuje. Itorero ry'Imana riri mu bice bitandukanye muri Afurika, mu bihugu bya Amerika, mu bihugu bitandukanye. Ahantu hose Imana iduhaye gukorera uyu murimo, reka mbabwire ngo mugire amahoro ya Nyagasani. Nari mbakumbuye rero, reka tubanze dufate undi mwanya dusenge nanone, kubera ko buri kintu cyose kiri mu bubasha bw'Imana. Kadufate fatanya nanjye kano kanya dusenge, dukomeze kubw'iki kiganiro cyiza tugiye kugirana. Ndakurarikiye kubana nawe kuko ni iby'umugisha. Kadufate kano kanya dusenge. Baba, mu izina rya Yesu turagushimira umugambi wawe n'ubutsinzi bwawe, tugushima umuteguro wawe udasanzwe. Turimo tugushima, turasabye ngo ineza yawe niyo yamamare hose. Dufashe uno mwanya mutu tugiye kuganiraho, kandi nkagana namwe ni data Mutsinzi, nkagana namwe ubwo tumwe aha muri iyi studio tugiye kuvuga gukomera k'imbaraga zawe nyinshi. Turimo turarikira bene data kubana natwe mu giterane, ndetse tubararikira kwitanga kugira ngo bashyigikire kino giterane. Izina ryo rihabwe icyubahiro. Mpera umugisha rero Mwami abakeneye kubarengera buri muntu wese akubone. Ibyo mbisenge mbisabanize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ya musunda kwakiriye kandi ndanezerewe guhura nawe. Imana iguhe umugisha. Mwabonye ko twateguye igiterane, mugiye mubona posters zigiye ziri ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye mu masantere, ziriho abavuga butumwa abakozi b'Imana batandukanye. Ndashimira Imana ko duhuye mbere mu gihe turimo gutegura kino giterane, twitegura kugitangira ku wa 4 ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2022. Ubwo wazibonaga ndabizi ko wayisugira wagize amatsiko menshi, ndetse wumva nanone ugize n'ishyaka ryinshi. Musho turi hano nk'abakozi b'Imana bazi umugambi w'Imana ku bantu. Ubwo watwigishaga mu gitondo watwigishije ngo twebwe ntabwo Imana yigeze ivangura, ahubwo Imana yaraturemye. Turi ibiremwa by'Imana, kiremwa cy'Imana nicyo kiva mu mwanya wayo. Twivugiye ku giterane ntahita nkwinjiza ahandi hantu. Urakoze. Imana guhereza umugisha. So turabashimiye kandi nanone turabakiriye mu giterane nkuko Pastor Emmanuel Nzabirinda abivuze. Ngira ngo iyo tuvuze igiterane abantu benshi barabyumva, hari abantu babyumva, ariko igiterane cyose nkuko mubizi kigira insanganyamatsiko. Ngira ngo kubagiye basoma posters babonyeho umutwe w'igiterane cyangwa insanganyamatsiko y'igiterane ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Abantu benshi bagira confusion bazakomera, abantu bazi Imana yabo. Ni ijambo dusanga muri Danieli ibice 11 umurongo wa 32. Haravuga ngo reka tuhasome kugira ngo twinjire neza mu giterane. Haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Abaca mu isezerano. Ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, abakora iby'ubutwari. Amen. Hano harimo amagambo abiri. Ijambo ryavuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Hari igihe umuntu abaho mu buzima yaratakaje isezerano ry'Imana, azi ngo ari muri iryo sezerano, umwanzi yaramufashe akagumya mubeshya yibwira yuko ari mu isezerano kandi yararitakaje. Ariko Daniel arasobanuye, aravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Niyo mpamvu nyamukuru y'igiterane ni ukugira ngo abantu bataye isezerano bongere gukomezwa, bongere kugaruka mu isezerano, bakomere bamenye Imana. Impamvu nkuru ya kino giterane ni ukugira ngo abantu bongere kumenya Imana yabo, ni ukugira ngo abantu bongere gukira abafite ibikomere byo mu mitima, abari bataye Imana kubera ubuzima,
abari bataye Imana kubera ibikomere bahuye nabyo, abari bavuye mu isezerano kubera ibigeragezo, turabagira ngo mwitabire kino giterane kuko harimo kongera kugarukira Imana, kongera gusubira mu isezerano. Wamara gusubira mu isezerano ukongera ugakomera, batangira kubaho. Iyo wavuye mu isezerano nta gukomera, kuko ikintu gikomeza umuntu ni ukuba afite isezerano. Ngira ngo muzabikurikirane iyo abantu baburana cyangwa iyo abantu hari ibintu bajyaho impaka, iyo haje isezerano impaka zirashira. Isezerano rero zirangiza ibibazo. Ikintu kimwe mu bintu nabonye gikomeza abantu ni ukuba umuntu avuga ikintu avuga ati mfite isezerano. Ibi ngibi impamvu mvuga ibi ngibi ni uko hari isezerano ryabyo mfite. Kiraho musho n'impamvu dukorera Imana nuko dufite isezerano. Yes. Noneho rero kino giterane aricyo tugarukaho cyane tutagiye hirya yacyo. Impamvu guhera ku wa kane w'icyumweru gitaha, ku wa kane w'icyumweru gitaha tuzakira igiterane hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini, hano muri Video Centre. Niho igiterane kizabera mu itorero ry'Intumwa z'Ububyutse, niho kizabera. Nk'uko mubibona kuri posters hariho amafoto, hariho abakozi b'Imana batandukanye. Kugira ngo tunabisobanure, turakira abakozi b'Imana basizwe, abakozi b'Imana bafite amavuta y'Imana, ikindi bafite ubuhamya bwiza. Nk'uko mwagiye mubibona kuri posters, hari abapasiteri batandukanye baturuka hakurya hariya mu gihugu cy'abaturanyi, inshuti zacu mu gihugu cya Uganda. Harimo abakozi b'Imana baturuka hano mu Rwanda, hari abakozi b'Imana baturuka muri Amerika, abakozi b'Imana basizwe, bahamagawe, bafite ubuhamya tuzi neza. Turabahamagara rero mwese mu izina rya Yesu, muze mwakire ibitangaza, muze mwakire kugira neza kw'Imana, muze mwakire ijambo ry'Imana, muze mwongere musubizwemo imbaraga, mwongere muhabwe izindi mbaraga. Icyo cyari kikunaniye kuko uri wenyine, icyo cyari kikuruhije kuri wenyine. Ariko buriya iyo ugeze mu giterane hari ubuzima buhinduka. Kimwe mu bintu mbasezeranye nuko muri kiriya giterane imbabazi z'Imana zizahagaragara. Tuzakira ijambo ry'Imana, ntabwo ari bya bitangaza byizezwa bidasohora, ahubwo Imana izakora n'abantu mu mitima. Imana izongera komora imitima yarikomeretse, Imana izongera guhagurutsa abantu. Wowe urwaye, wowe ufite ikibazo, wowe warunaniwe, wowe wumvaga wari ugiye kubivamo, wowe wumvaga wari utaye umuhamagaro, wowe wumvaga ibigeragezo bikurenze, ngwino Kristo yongera gusubiza imbaraga. Kuko Yesu yaravuze ngo nimuze musange ndabaruhura, yemwe abarushye n'abaremerewe. Muri iki giterane rero ku itariki 11 na 12 na 13 hazaba hari ukuruhurwa n'Imana. Tuzaba dufite amakorari atandukanye, tuzaba dufite abahanzi, muramuzi umukozi w'Imana, umuririmbyi biva muri uyu mwuga. Abantu benshi iyo n'indirimbo ye barayimwitirira, amazina ye nyakuri mugira mu gitane muzayamenya, ariko biva muri uyu mwuga, nta handi biva mu kuguma mu isezerano. Uyu mwana Imana imuhereza umugisha, nimubona nzamuhemba rwose. Urumva biva he? Muri uyu mwuga wo kuguma mu isezerano, muri uyu mwuga wo gukorera Kristo, muri uyu mwuga wo kumenya Imana. Kuko bivuze ngo abazi Imana yabo abantu benshi bitwa no kutamenya Imana. Abantu benshi bakorera Imana ariko batayizi. Abantu benshi hari abahanuzi bahanura ariko batazi Imana. Birashoboka ko wahanura ariko Imana utayizi. Ariko noneho Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, kuko umuntu yazi Imana ntacogora. Uzimushe tukira aho ngaho. Impamvu Daniel yavuze iri jambo mu gusoza kw'igitabo, ko yaganaga mu gusoza, yavuze ijambo rikomeye kuko hari aho yaravuye. Wibuke bamubwira ngo Daniel turagushyira mu gobo gw'intare, yarababwira ati nta nico bitwaye, kuko yarebye hirya y'intare agiyemo, abona hariyo imbabazi z'Imana, abona hariyo marayika. Ikindi umunsi bamubwira ngo turagushyira mu rwobo, bamubwira ngo utazongera gusenga. Yasengaga rimwe, arangije asenga gatatu ku munsi. Yasengaga ari mu nzu, arangije akingura amadirishya. Kubera iki? Azimana ye. Kumenya Imana, Paulo niwe wavuze ngo kugira ngo ndonke ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo. Urumva muri kino giterane turifuza ko abantu bamenya Kristo, ko abantu bongera kumenya imbabazi z'Imana. Wowe warushenye urugo, waruvuye mu rugo, Satani ntabwo ikwiriye kugusohora mu rugo, nta dayimoni ikwiriye kugusohorera umugore mu rugo, umugabo mu rugo. Ngwino usubire mu muhamagaro wawe. Iyo wamenye Imana, Imana yubaka ibintu bitari byubakitse. Iyo wamenye Imana mu gihe cy'ibintu bikomeye
bikomeye abandi bavuga ngo biracitse wowe ubona bishoboka kubera ko tuzi imbaraga z'Imana yacu. Ikindi nasubiraho ngira ngo abantu bamenya neza aba bantu b'Imana turimo kwakira barimo Pastor Mutungi Vincent, Pastor Justus Karuhanga nkuko mubabona hariya kuri Posters, barimo umukozi w'Imana Pastor Moses Kamanzi, harimo umukozi w'Imana Pastor David uturuka muri Amerika, harimo Pastor Gideon. N'abakozi b'Imana bafite ubuhamya, n'abavandimwe bafite ubuhamya, barinze ubuhamya bwabo kandi bafite ijambo ry'Imana. Muri iki gihe abantu barakangaranye aba ngo baje guteka umutwe oya bafite ijambo ry'Imana ry'ukuri, bafite ijambo ry'Imana ryuzuye ubuhamya, ndabazi bafite ubuhamya buzima. Ni muze rero turabahamagaye abantu baturuka mu bice bitandukanye, Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kigali, Ngoma, Rwamagana, Kirehe, abantu mwese turabakiriye, ibintu byose birahari birateguye, nta kibazo muzahura nacyo. Imana ibahereza umugisha, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, muzabona ukuboko kw'Imana. Shalom. Imana ibaha umugisha kandi n'ukuri wakoze cyane Musumba. Reka namwe muri mu masatere atandukanye ndetse umurenge wa Gahini igiterane kizabera, twongere tubabwire ngo karibu muze muhabwe umugisha w'Imana muri kino giterane, kuko Uwiteka bafitiye byinshi. Ijambo yarabitubwiye ngo abazima nabo bazakomera. Ndagira ngo abari bamaze gutakaza ibyiringiro bagaruke bongere bakire kandi gusobanukirwa umuhamagaro w'Imana yabo, barushaho kongera gukomera. Tureka dusoze kongera dusengera abantu, tunababwire ngo nukuri hari imbabazi z'Imana zuzuye. Wabuze wakugirira imbabazi, wabuze wavuga ngo komera, wabuze ukubwira ngo ihangane, ariko hari imbabazi za Yesu agufitiye. Ngwino katugusengera Imana itangire bahoro umutima wawe, katugusengera Imana utangire wumve ugize amahoro y'umutima mu izina rya Yesu Kristo. Musho dufata mugaza dusengera abantu b'Imana. Baba mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana nzima, turagushimiye kuri Imana ibikoze kandi rukundo n'ubutsinzi bwawe nibyo matana n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye gw'iki giterane rero Uwiteka we, turimo tusenga, turimo tugisengera, turimo dusengera bene data. Hari abarushye baremerewe, bananijwe n'ibyo bahuye nabyo, bananijwe n'intambara bahuye nazo, bananijwe n'ibyo n'ibitekerezo bitandukanye, ariko ibyo byose turasenze, turagwanya iyo migambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Abantu babone imbabazi zawe Baba, abantu babone kubohoka kwawe Mwami, abantu bongere bumva ubuzima babeho, kandi turasenze turavuga ngo ubutsinzi bw'Uwiteka ni buganze. Amamara data wamamare, dusengera abashyitsi bazakibamo, turasengera abaririmbyi, dusengera abatekinisiye, dusengere Mwami Imana ubuyobozi bw'uyu murenge, dusengere ubw'akarere, dusengere ubw'intara y'Uburasirazuba, ubw'igihugu cy'u Rwanda, maze amahoro aganze. Urakoze Mwuka Wera, sabye umugisha muri studio, nyisabye umugisha, sabye umugisha aka gace duhagazemo, byose tubyambaje kwize mu izina rya Yesu. Amen. Bye. Imana ibishimire. Shalom.